kirebo. Isi ireze yeza ibintu bidafite umumaro, ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikurinde gusoroma ibintu bidafite umumaro. Isi ireze yeza ubuhanuzi bw'ibinyoma, yeza abigisha b'ibinyoma, ariko Imana ikurinde gusoroma inyigisho z'ubuyobe, ikurinde gusoroma inyigisho mbese zitakugeza ku musaraba, zitakugeza ku gakiza. Imana yacu nihabwe icyubahiro, Imana yacu nishimwe. Mana data wa twese, murengezi w'ubugingo bwanjye, samba itarumba giti cy'inganzamarumbu, uri umurengezi w'ubugingo bwacu, ariko nta nubwo uri umurengezi w'ubugingo bwacu gusa, uri umurengezi w'imibiri, w'amagufwa, w'inyama n'imisokoro, ibyo byose urabirengera. Haleluya, Yesu ashimwe. Ku bakunzi b'Abahiriwe TV, ndabashuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe. Nongeye kugirirwa umugisha wo kongera kuza kuvuga ijambo ry'Imana, kongera kuganira namwe ijambo ry'Imana. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Nitwa Musabyimana Vestina nk'uko tubimenyereye. Ndi umumama w'abana babiri n'umutware umwe, nsengera mu itorero rya ADEPR mu Gatenga, ndirimba muri korali yaho ya Elayo. Ndashima Imana, ndi umumama Imana yahaye agakiza, nanjye yangiriye icyizere, ingabira umurimo n'uyu mubona, n'indi mirimo yose anshoboje ndayikora. Yesu nashimwe. Rero mbere y'uko dusangira ijambo ry'Imana, reka tubanze twicishe bugufi dusenge. Mana data wa twese, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye data, turaguhimbaje, tugushimiye ko waturinze mu minsi iheze inyuma y'imigongo yacu, tukaba tugeze kuri iyi saha, tukaba tugeze kuri uyu munsi, nta gikuba cyacitse, turi bazima, turagenda bigakunda, turavuga bigakunda, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Rero duciye bugufi Imana nyir'ibihe, ntushyirwe hejuru kuri Imana. Umuririmbyi niwe wavuze ngo umpe akanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ubaye mwinshi mu isi, icyo nkeneye ni ukukwegera. Mana rero nyir'ibihe, turagushimiye ko wemeye ko tuza kukwegera mu ijambo ryawe. Ntabwo dusengeye ijambo ryawe kuko riturusha ubukuru, ryabayeho tutarabaho, ahubwo dusengeye ugiye kurivuga Mana, kugira ngo imbaraga zawe z'umwuka wawe wera zibane nawe. Mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo abazumva iri jambo Mana, imbaraga zawe, guhinduka kwawe Mana data, guhinduka muri bo bahinduke, iri jambo rizagire urwego rukura ku bantu, rugire no ku rundi rubashyiraho. Mu izina rya Yesu, mu buryo bw'umwuka uzabahe kwigizwa imbere mu buryo bw'umwuka, kandi no mu buryo bw'umubiri Mana uzabarengere, kuko uri Imana y'amahoro. Bana natwe rero, ukomeze kuturinda, urakoze urakama kuko uri umwami. Amen. Yesu nashimwe. Rero ijambo tugiye kuganiraho ni ijambo riboneka muri Yosuwa ibice 15 ku murongo wa 32. Ababa bafite Bibiliya zabo turabinginga kugira ngo bafate Bibiliya dusome. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Reka Yosuwa ibice 15 ku murongo wa 30 ku murongo wa 63 haravuga ngo, ariko Abayebusi bo bari abaturage b'i Yerusalemu, Abayuda ntibashoboye kubirukana. Nuko Abayebusi bagumana n'Abayuda i Yerusalemu na bugingo n'ubu. Imana idufashe kandi dushyigikire. Tugiye gusoma no mu ngoma za mbere ibice 11. Mu ngoma za mbere ibice 11 turi busome duhereye ku murongo wa mbere tuze gusimbuka nanone ni muri icyo gice tugere ku murongo wa 4 n'uwa 5. Umutwe w'amagambo uravuga ngo, Abisirayeli bimika Dawidi. Bukeye Abisirayeli bose bateranira aho Dawidi yari ari i Heburoni,
baravuga bati umva turi amaraso yawe turi ubura bwawe. Mu bihe bya kera ubwo Sawuli yari umwami, ni wowe watabazaga Abisirayeli ukabataburura, kandi Uwiteka Imana yawe yarakubwiye iti ni wowe uzaragira ubwoko bwanjye bwa Isirayeli, kandi ati uzaba umugaba w'ubwoko bwanjye bwa Isirayeli. Dusimbuke tugere ku murongo wa 4, haravuga ngo hanyuma Dawidi n'Abisirayeli bose bagiye Yerusalemu ahitwa Iyebusi, kandi Abayebusi nibo bari abaturage bo muri icyo gihugu bari basanzwemo. Ab'iyebusi babwira Dawidi bati hano ntabwo uzahamenera, ariko Dawidi ahindura igihome gikomeye cya Siyoni, ariho habaye ururembo rwa Dawidi. Imana yacu nihabwa icyubahiro, Imana yacu ni ishimwe. Rero teme y'ijambo cyangwa umutwe w'ijambo ni Imana iguha imbaraga zo kunesha ibyananiye abandi. Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe. Twasomye rero muri Yosuwa ibice 15 ku murongo wa 33, tuhasoma uburyo kiriya gihe mu gitabo cya Yosuwa hagaragaza uburyo Yosuwa yatwaye Abisirayeli akabajyana muri gakondo igihe Mose yari amaze kwitaba Imana, amaze gupfa. Noneho habaho ukuntu Abisirayeli bajyaga bagabana ibihugu, bakavuga ngo uyu ni umugabane wa runaka, uyu ni umugabane w'Abaheburoni, se ni urugero, uyu ni umugabane bagambirira nyine Yosuwa nk'uko Imana yari yaramubwiye ati uzaheshe gakondo Abisirayeli. Rero mu Bayuda bageze i Yerusalemu bahasanze ubwoko bw'Abayebusi. Aba Bayebusi bari mu mahanga, Imana yari yategetse Abisirayeli ngo bazayarimbure bayakure mu gihugu cy'i Kanani. Noneho Abisirayeli bageze muri iki gihugu bagera ngo aho ngaho i Yerusalemu. I Yerusalemu rero ngo hari ahantu hitwa Iyebusi, hari hatuye n'ubwo bwoko bw'Abayebusi, kandi bwari ubwoko bwarwanyaga Abisirayeli. Rero ngo Abayuda ngo ntibabasha kugira gute kubarwanya, barangije baturana nabo. Handitse haravuga ngo baturana nabo na bugingo n'ubu ngubu. Imana yacu ni ishimwe. Baturana nabo, habaho igihe cy'abacamanza, Imana iza gushyiraho abantu bayobora Abisirayeli. Sawuli arabayobora. Sawuli amaze kwitaba Imana, amaze gupfa, kuko Imana yari yaravuze ngo muribuka itoranya Dawidi, iravuga ngo mu muryango wa Yesayi nabonyemo umuntu ufite umutima nk'uko mbishaka, nk'uwo nshaka. Ituma Samweli ajya kumusukaho amavuta, muzuka urugendo rwose urugendo n'ibikorwa byahakorewe uko byari bimeze. Imana yacu ni ishimwe. Rero Sawuli amaze gupfa, Abayuda bari i Yerusalemu cyangwa Abisirayeli baravuga bati wowe Dawidi turashaka kutuyobora, kuko wajya gutabara Abisirayeli igihe babaga bafite intambara, wajya gutabarana nabo. Haleluya, Imana yacu ni ishimwe. Turi ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo Imana iguha imbaraga zo kunesha ibintu byananiye abandi. Haleluya, Imana yacu ni ishimwe, kandi Imana yacu nihabwa icyubahiro. Noneho aba Bayuda begera Dawidi baramubwira ati turashaka ko udutegeka, turashaka ko utubera umwami. Imana yacu ni ishimwe kandi nihabwa icyubahiro. Noneho barangije barabajya i Yerusalemu. Rero bageze i Yerusalemu, bagera i Yerusalemu bajya ahantu hitwa Iyebusi. Imana yacu ni ishimwe. Bageze i Iyebusi ngo hari abaturage, mu byibuka muri Yosuwa ibice 15 ku murongo wa 33 twahasomye ko ngo hari abaturage b'i Yerusalemu bari batuye bahasanzwe bitagwa Abayebusi. Noneho aba Bayebusi barangije ngo basanga Dawidi yari amaze kwimikwa, Dawidi yari amaze kujya ku bwami. Kandi mwibuke ko Dawidi yanesheje Goliyati, yagiye arwana intambara nyinshi. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ubundi iyo uzaba umuntu ukomeye, uhera mbere urwana, uhura n'ibintu bikomeye bidasanzwe
byagiye binanira abantu batagize babishobora, ariko naje kukubwira ngo Imana ikomeze iguha imbaraga zo kunesha ibintu byananiye abandi. Haleluya, Imana yacu ni ishimwe. Noneho aba Bayewusi begera Dawidi baramubwira bati twebwe ntabwo uzaduturamo, twebwe aha hantu ntabwo uzahamenera, aha hantu duturanye n'Abayuda baraje bananirwa no kutwirukana, twebwe ntabwo uzaduturamo, ntabwo uzahashobora aha hantu. Dawidi yiyungamo izindi mbaraga aravuga ati aba bantu bambwiye gutya, nararwanye na Goliyati agapfa, nararwanye n'intambara nyinshi, muzi ibihanda byinshi Dawidi yarwanye nabo, hari cyari gifite ngo amano atandatu, mbese Imana yacu 12, Imana yacu ntihabwa icyubahiro, n'intoki 12, Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Noneho Dawidi yibuka ko yarwanye izo ntambara, ngo arangije aravuga ngo ninde muntu uzabanza kurwanya, uzashobora kurwanya Abayebusi, ariko nawe yari yambaye izindi mbaraga. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Ngira ngo nkubwire ngo Umuyebusi ushobora gutura ahantu akakubwira ati iyi karitsiye ntabwo uzayibamo, iyi karitsiye ntuzayibamo, ariko ndasenze ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iguhe imbaraga zo kurwanya Umuyebusi uturanye nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ushobora kujya gukora ahantu bitewe yenda nuko umeze, bitewe nuko usenga, kubera ko barwanya imbaraga z'Imana, kubera ko barwanya abantu basenga, bakavuga ati wowe wamurokorewe, wowe witwa ngo urasenga, wihaye kuvuga ibintu by'Imana ahangaha, ntabwo uzamenera aha hantu. Imana y'amahoro iguha imbaraga. Haleluya, mu kazi urimo Imana iguha imbaraga zo kunesha iby'abandi bantu bananiwe. Imana yacu ni ishimwe. Ushobora kuba warashatse mu muryango runaka bakavuga ati hano ntabwo babyara abana b'imfura bose barapfa, ariko Imana iguha imbaraga deta enekire bone kwa dotayi zo kurwanya uwo Muyebusi, bwo kurwanya izo mbaraga, zo kurwanya iyo myuka mibi. Mbese Imana iguha imbaraga zo kunesha ibyananiye abandi. Imana yacu ni ishimwe. Muri iyi minsi ubusambanyi bubaye bwinshi, rero ndasenze kugira ngo Imana iguha imbaraga zo kunesha Umuyebusi w'ubusambanyi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro iguha imbaraga zo kunesha Umuyebusi uhora kuroga mu izina rya Yesu Kristo. Erega n'ishyari ryakubera Umuyebusi rikakubuza amahoro, rigatuma utakira, rikagutuma utinjira mu mugisha wawe, ariko Imana deta enekirebo iguha imbaraga zo kurwanya Umuyebusi w'ishyari mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi. Abayebusi Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Iyaba ukuntu ndi kubyumva wamfashaga nawe ukabyumva. Imana ishimwe. Imana iguha imbaraga zo kunesha ibintu abantu bandi bananiwe. Imana yacu nishimwe. Imana iguha imbaraga zo gukiranukira muri ako kazi, nubwo abandi bahageze ntibahakiranukire. Imana ishimwe. Iguha imbaraga zo kurwana n'uwo Muyebusi utsinde mu izina rya Yesu. Imana iguha imbaraga zo kurwana n'abo barozi, utsinda abarozi mu izina rya Yesu Kristo, nubwo abandi rata byabananiye. Hari igihe ushobora kuba Imana yacu ni ishimwe kandi ntihabwa icyubahiro. Ushobora kujya gutura ahantu mu nzu runaka bakakubwira ati iyi nzu nta muntu urambamo, nta muntu umaramo ukwezi, ariko Imana y'amahoro deta enekirebo ndayinginze ngo iguhe izindi mbaraga, iguhe imbaraga zo kurwanya Umuyebusi no kurwanya izo mbaraga ziri muri iyo nzu, no kurwana n'imbaraga z'imyuka mibi. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iguha imbaraga zo kurwana n'Umuyebusi. Aba Bayebusi babwira Dawidi ati ntabwo uzadushobora. Haleluya. Barsdekine mone kwa dotayine bamenyera Dawidi, ariko Dawidi yari yuzuye imbaraga z'Imana. Dawidi yarakiranukaga. Nkwinginga deta enekirebo Imana iguhe imbaraga zo kunesha Abayebusi, imbaraga zo kunesha ibyaha byakubera Umuyebusi ukubuza amahoro akazakubuza ijuru. Mana yacu nishimwe, Mana yacu nihabwe icyubahiro. Ni ukuri nigufashe, ni ukuri niturengere, iduha imbaraga zo kunesha ibintu
abandi bananiwe. Imana yacu nishimwe. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo abakera ngo ibihe byari biriho ngo ntabwo byari bigoye, ariko mu gihe cyabo ibihe byari bigoye. Impamvu byari bigoye, hari abantu bagiye banesha baratsinda. Kandi ni ukuri nagira ngo nkubwire inshuti yanjye, nitugera mu ijuru Imana iza ukazana urwitwazo ngo njye nananiwe ngo kunesha ubusambanyi ndi umupfakazi. n'urugero izakuzanira umupfakazi ubwo Yesu yari amaze kuvuka. deta enekire bone kwa dotayini aboneka muri Luka, wamaze imyaka 7 abana n'umugabo, ngo arangize umugabo arapfa, ngamara imyaka 70 atarongera gushaka. Izakubwira ngo dore hari abapfakazi benshi babaye muri iyi si wari urimo baranesha. Rero ndasenze kugira ngo Imana y'amahoro iguhe imbaraga zo kunesha ibintu abantu bagize gute bananiwe. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Danieli bamushyize mu rwobo, Imana imuha imbaraga zo kwiringira intare yari ari kumwe nayo. Haleluya. Ngo bari bashyizemo ibisa n'intare, ariko arenza amaso aravuga ati kwaka kavuyo ari kenshi, izi ntare zikaba ari nyinshi, kandi nkaba nzi intare imwe mu muryango wa Yuda. Yemera kujya mu rwobo aranesha. Rero Imana nuzana ngo ibingibi byarananiye, izazana Dawidi, izane Saduraka na Meshake na Abedenego banza kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami muri iyi minsi isi ifite ibiryo by'umwijima. Haleluya. Ibisi ifite ibiryo by'umwijima, ariko nagira ngo nkubwire ngo mbese ibiryo ngiye kurya ni iby'umucyo, ibiryo ngiye kurya ni ibya Satani, ni iby'Imana se? Ariko nagira ngo nkubwire Saduraka na Meshake na Abedenego baranesheje. Rero rekire bone kwa dotayini, ndasenza kugira ngo Imana y'amahoro iguhe imbaraga zo kunesha ibyo abandi bantu bananiwe, kandi guha imbaraga zo guhamya Imana mu gihe abandi bananiwe kuyihamya. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana izakubwira ngo Abisirayeli baciye mu butayu. Ushobora kuvuga ngo ndi muri ubu butayu ubu n'ubu bwarananiye kubyihangana niciriza, ariko Imana izakubwira ngo Abisirayeli bamaze imyaka 40 mu butayu. Imana igerageza imitima yabo ngo irebe ko bazitondera amategeko yayo. Izakubwira ngo nabo babaye muri ubu butayu. Ngira ngo nkwinginge wihanganira ubutayu urimo, ahubwo Imana na muri ubwo butayu iguha imbaraga zo kunesha ibyo abandi bantu bananiwe. Haleluya. Imana ikurengere, Imana ikurinde umuyebusi mu izina rya Yesu Kristo. Abayebusi bakubwira ngo ntabwo wakizwa neza, ngo muri iyi si nta muntu ukizwa, ariko Imana y'amahoro iguha imbaraga zo kunesha ibintu abandi bantu bananiwe. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwe icyubahiro, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Nsoza, umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo isireze 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 kandi yeza amawuwa. Isireze rero nshuti yanjye wirinde gusoroma amawuwa. Isi yeza ubusambanyi, wirinde gusoroma ubusambanyi. Isi yeza inzangano, wirinde gusoroma inzangano. Isi yeza ishyari, wirinde gusoroma ishyari. Isi yeza amagambo deta enikire, wirinde gusoroma ishyari. Dekine mone kwa dotayini. Isi yeza ibidafite umumaro, wirinde gusoroma ibintu bidafite umumaro. Imana yacu nihabwe icyubahiro, Imana yacu nishimwe, Imana yacu nigushoboze, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru nikurwanirire, nigushoboze. Isi ireze yeza ubutinganyi, Imana igushoboze kutasoroma ubutinganyi. Isi ireze yeza umwuka wo kwikinisha, Imana ikurinde umwuka wo kwikinisha mu izina rya Yesu. Ikurinde gusoroma rata deta enikirebo. Isi ireze yeza ibintu bidafite umumaro, ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikurinde gusoroma ibintu bidafite umumaro. Isi ireze yeza ubuhanuzi bw'ibinyoma, yeza abigisha b'ibinyoma, ariko Imana ikurinde gusoroma inyigisho z'ubuyobe, ikurinde gusoroma inyigisho
mbese zitakugeza ku musaraba, zitakugeza ku gakiza. Imana yacu ntihabwe icyubahiro, Imana yacu nishimwe, Imana yacu ntihabwe icyubahiro kuko ari umukozi w'umuhanga. Rero Imana yacu ntihabwe icyubahiro, niguha imbaraga n'amavuta. Kandi nsoza ngira ngo nkubwire ngo wirinde gusoroma, kuko isi yeza amawuwa, yeza ibintu bidafite umumaro, yeza ibintu bibi. Rero ntusorome ibibi, usorome ibyiza mu izina rya Yesu. Reka dusenge dusoza. Mana Data wa twese, murengezi w'ubugingo bwanjye, samba itarumba giti cy'inganzamarumbu, uri umurengezi w'ubugingo bwacu, ariko nta nubwo uri umurengezi w'ubugingo bwacu gusa, uri umurengezi w'imibiri, w'amagufwa, w'inyama n'imisokoro. Ibyo byose urabirengera. Dekine mone kwa dotayine, turagushimiye kubw'ijambo ryawe Mana. Ndasenze kugira ngo iri jambo riherekereshe imbaraga z'umwuka wera, kubera ko waravuze ngo tuzaba abagabo kuguhamya. Umwuka wera natumanukira, tuzakuvuga i Yerusalemu, dekine mone kwa dotayine, tuzakuvuga mu gihugu cy'u Rwanda, tukuvuge no hirya yacyo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo iri jambo rigere ku mpera y'isi, aho ubutumwa bwiza butaragera. Mana nyiribihe, utanga agakiza, utanga imbaraga Mana zo kunesha ibintu binaniye abandi, mu izina rya Yesu. Utanga imbaraga zo kunesha ku musore ku bindi bintu binaniye abasore, utanga imbaraga zo kunesha ku mumama ku bintu binaniye abamama, utanga imbaraga zo kunesha ku bagabo ku bintu muri iyi minsi binaniye abagabo, mu izina rya Yesu. Dekita nesido besta enekire, mu izina rya Yesu. Ndasenze Mwami kugira ngo uherekeze ijambo ryawe, kandi abazaryumva Mwami uzafungura amatwi y'umwuka kugira ngo babashe kumva iby'umwuka bw'amatorero. Urakoze urakarama kuko uri Umwami none n'iteka ryose. Amen.